Imana ishimwe cyane. Imana ifite amoko n'amahanga yose ku mutima wayo. Abantu ntibavuga amen, ariko nawe urimo. Iyo bavuga amahanga nawe urimo. Iki nicyo kiri ku mutima wayo. Ntabwo itubwira ngo iragenda izana abantu bose, oya. Reka wumve, muri Yerusalemu ku murongo wa 5, muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini cyangwa b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati mbese bose si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Haleluya. Bavuga rero ayo moko yose nko twagiye tuyasoma. None se ku murongo wa 10, kandi turabapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kurene n'abaroma n'abashitsi n'abavuye n'abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'abakirete n'abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Aha niho Petero yahagurutse rero arabisobanura. Imana ishimwe cyane. Kubera izo ndimi bavuze byakuruye abantu, bigira umumaro. Petero amaze kubabwiriza hakizwe 3,000. Ho ni umumaro. Tekereza 3,000. Urusengero rwicaza ngira ngo 1,000. Tekereza inshuro 3. Imana ishimwe cyane. Hashize iminsi mike ikirema kirahaguruka, hakizwe 5,000. Mbwirira umuvanti wahawe iby'umumaro. Ninde wifuza guhabwa igikoresho cyamugira umumaro nk'icyo? Wavuga rimwe abantu abasinzi bagahita bava mu kabari bakavayo. Nyamara warahawe. Ababyizeye ni 3 nibo bavuze amen, abandi baracavyihweza. Ndavuze ngo nyamara warahawe. Oh haleluya. Bose barujujwe, bose barahawe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe aho Paulo abisobanuraho kuri izo mpano cyangwa kubyo bahawe. Abakorinto ba mbere, turi mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 12. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 12, kuva ku murongo wa mbere gukomeza. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Mbwirira umuvanti ukwiye kumenya impano, ukwiye kumenya ibyo wahawe by'umumaro. It's a command, it's a must. Ugomba kubimenya. Ariko amen izanye rwose. Amen ni ukuvuga ngo nibyo. Bwana sifiwe sana. Mbwirira umuvandimwe uti ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugomba kubimenya. Murongo wa 2, muzi yuko mukira abapagani mwayobyaga mukajya kubigirwamana, mwarayobaga mukajya kubigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyagamo hose. Nicyo gituma mbamenyesha ko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Mu yandi magambo, wahawe ikikudistinga. Mukira abanyamahanga, mukira abapagani, hari icyo mwari mubuze, ariko noneho mwarahawe.
Ngirira umuvandimwe uti warahawe. Umurongo wa 4, icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Ibi ni byo bita ministeri, ni ubugabuzi, ni ukugabura. Bwana asifiwe sana. Hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose. Imana ikorera byose muri bose. Ikorera bimwe muri bamwe. Ikorera bingahe? Ngira umuvandimwe uti ntabwo uhabwa igipande. Nobo ntabyo mwemera. Haleluya. Umva rero umurongo wa 7, umuntu wese, reka ndebe umuntu wese uri ahangaha utamanika ukuboko kumumbariza. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Oh haleluya. Umuntu wese ahangaha ashobora kugirira umumaro bose. Fasha uvuge amen nukore. Oh haleluya. Bibiliya yavuze ngo umuntu wese agahabwa cyangwa agahabwa n'uwo mwuka wera kugira ngo bose, apana benshi, bose, ari umuzungu, ari umwirabura, ari umugabo, ari umugore, uwize, utarize, umukire, umukene, umusaza, umwana, bose. Mbwirira umuvandi wahawe iby'umumaro kabisa. Ugomba kugira umumaro. Mumbwira uti ntabwo uri burebure, ntabwo uri useless, ufite umumaro. Umva rero ahita atangira gusobanura ibyo bikoresho wahawe by'umumaro. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ntabwo ari ibihembo, ni ukugabirwa. Ngira umuvandimwe ntabwo ugomba kubivunikira, uragabirwa. Ni bangahe muri mwe bumvise umuntu agabirwa ati nunkorera ibi n'ibi n'ibi? Urimo kumfata ijwi, urimo kugira iki, urimo gusoma. Narahahamutse, baramfirimye barabijyana, sijye wahera. Nihe mumaze kubona umuntu ujya guha undi inka akamubwira ati nunkorera ugakora ibi n'ibi nzaguha inka? Oya, umuntu areba umuntu gusa ko yamukunze, ari inshuti ati ngo akamugabira. Nugiye gukura ubwatsi ntabukuraho ngo amuhembe, ajya gushima. Mbwirira umuvandi waragabiwe, witege kugabirwa. Kandi uwaguhaye akongere nk'aya ndirimbo, wampaye inka zongera nyongere, niko baririmbaga. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Uko ashaka. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe,
naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri. Ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri. Ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabaye? Mbwira umuvandimwe no kunukirwa ni umumaro. Hari abantu bakijijwe no kunukirwa. Ukajya wumva umuntu avuga ngo ntabwo mwumva ibintu binuka nk'insinga zihiye. Bati bagahita biruka bagasanga ahantu habaye kurusirwi, bagahita bakupa cyangwa bagahamagara babafasha. Ati no kunukirwa birafasha. Icyo bavuga ni uguhumurirwa. Niba utazi umumaro wabyo, Imana izagufasha. Bwana asifiwe sana. Nigeze gusengera umudamu mu Bwongereza muri 1992. Yatakaje guhumurirwa afite nk'imyaka 6-8. Icyo gihe twabonaga afite imyaka 34. Yongera guhumurirwa. Nkamubaza se umenya gute ko ibiryo byahiye? Ati nteka ku minota. Nese umenya ute perfume ukunze? Ati umugabo niwe uyingurira, niwe uzi kwihumura kuko niwe uhumurirwa, agiye simbimenye. Mukoza akanya ahita arahumurirwa. Ubwo hari hashize iminsi nk'ibiri nsengeye umuntu arumva. Ndabona ntigiye gufungura kabine yawe rero. Iya throat and nose. Bwana asifiwe sana. So no guhumurirwa bifite umumaro. Haleluya. Umurongo wa 18. Ariko Imana yashize ingingo mu mubiri izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo mariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge iti ntacyo mumariye. Ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma izindi nizo zo kutabura. Halo. Kandi zo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Halo. Reka kumureba atagira ngo ruramurunguruka. Umurongo wa 24. Nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranije umubiri hamwe, urugingo rukenye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabana narwo. Cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Bose ni abahanuzi? Bose ni abigisha? Bose bakora ibitangaza? Bose bafite impano zo gukiza indwara? Bose bavuga izindi ndimi? Bose basobanura indimi? Ariko nimwifuze cyane impano ziruta izindi. Nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Aha ahita bajyana ku mpano y'urukundo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Bakava ku mpano y'urukundo bakajya ku mpano yo kuvuga mu ndimi nshya.
reka dukomeze dusome. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Ijambo rijya rincarenjinga. Ni buryo umuntu ashobora gutanga adafite urukundo. Atanga ibyo afite byose ntagira urukundo. Umurongo wa 4, urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyeho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenwe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Haleluya. Mushimikire umurongo igice cya 14. Mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Haleluya. So abantu benshi bavuze ngo ngo ni urukundo gusa. Paulo avuga ngo ni murushimike. Bwana asifiwe. Ni murushiramo imbaraga, ariko mwifuze. Mbwira umuvandi wifuze impano z'umwuka, cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira, keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane, amabanga. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, n'ibyo kubahugura, n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, kiretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Ariko none bene data, ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? Nintababwire ibyo mpishuriwe kandi ibyo mpawe kumenya, cyangwa guhanura cyangwa kwigisha. Nibi nabyo byatumye abantu benshi bareka kuvuga mu ndimi, ngo kuko badashobora kuzisobanura. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari umwironge cyangwa inanga, ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo. Kandi n'impanda nayo iyo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa, nabera uvuga umunyamahanga, kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Haleluya. Mbwira umuvanti wifuze kugira umumaro.
nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Imana ishimwe cyane. Ndibuka nari ndasoma agatabo k'umugabo witwa Smith Wigglesworth. Ni umwe mu babyeyi ba Pentecost movement w'umwongereza. Yari umugabo mubi cyane, adakijijwe. Umugore we arakizwa, amufata nabi, akajya amuraza hanze, akajya amukubita. Uwo mugabo ntiyari yarize, yari azi gusa ibintu byo gukora amazi, yari umuprombiye, ntiyari azi no gusoma. Hanyuma aza gukizwa. Akijijwe, umugore amuba hafi, akajya amusomera Bibiliya, yajya no kuganiza abantu ijambo, akabaganiza ibyo umugore yamusomeye. Umwuka wera aramusanga, amenya gusoma, ariko agasoma Bibiliya. Nta kindi yasomaga, nta kinyamakuru, ntaki. Bavuga ko nta munsi uretse aryamye, nta munsi yaba yaramaze iminota 15 adasoma Bibiliya. Aragenda yuzura imbaraga ku buryo ashobora kujya kurepara amatiyo y'amazi ari mu nzu bagatangira kuvuga mu ndimi. Ijambo ry'Imana arifata gutyo, ntumurushye. Akajya n'ibindi bintu by'amadega, wamubwira ko abaye nko mu nda akagukubita igipfunsi ngo arimo gukubita Satani. Umuntu agakira mu nda akababara umutwe. Rimwe bamutumaho gusengera umuntu, arabyibagirwa, abyibuka wa muntu yapfuye. Ahita ajyayo. Ageze asanga bagiye kumuhamba, n'ikinyundo cye n'iki, afungura isanduka, amuvanamo, aramuhagarika mu izina rya Yesu. Bati ibyo urimo gukora n'ibiki? Ati na Yesu yarakererewe kuri Lazaro. So yigana Yesu. Arabikora nk'inshuro zingahe, umurambo wikubita hasi, bahamagara polisi. Polisi yagiye kuhagera umuntu yazutse. Uwo mugabo rero yafataga ibintu gutyo, uko abisomye nuko. Ibi rero bavuga ubutumwa bajya nko kubwiriza ahantu, akabashyira muri famiye, bamushyira muri famiye. Famiye arabaganiza, bose muvuga mu ndimi. Mwese birakenewe. Hari ahantu handitse ko utavuga mu ndimi atazajya mu ijuru. Avuga ati Bibiliya ivuga ngo mwifuze impano z'umwuka. Mwe muravuga gutyo ntimubyifuza. Nanjye ntabwo nzongera kurya ibiryo byanyu. Bagira ngo arakina, babona mu gitondo yabyutse ntariye breakfast. Baragarutse abonye ntariye, batangira kurira. Bibatera inyota, basaba Imana, barazuzura, barazivuga. Bazivuza atashye asanga barimo kuzivuga. Icyama nawe ugahura n'ibigutera ishaka ryo bushake. Asanga arimo kuzivuga, avuga ati Bibiliya iravuga rero ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana asaba zisobanura. Hahita arabasengera, basobanura ibyo barimo kuvuga. Ndibuka ndi mu cyumba ahantu ku ishuri rya Bibiliya mu Bwongereza, ndi jyenyine. Ndavuga ni what? Uvuga mu rurimi asaba zivuge, azisobanuye. Nako murakoze. Shiraho indirimbo. Ndibuka iyo ndirimbo nibwo yasaga n'igisoka. Ntarindizi natari rya Yesu, no other name but the name of the Lord. Iraririmba, ndafashwa, ntangira kuvuga mu ndimi. Ndavuga mu ndimi, ntangira kuzisobanura. Ndi jyenyine mu cyumba. Ntangira kwibwira Edmond, biraza kugenda gutya. Urahura n'abantu, hari couple iza kuza ifite ibibazo n'ibi. Ndihanurira. Tugiye mu giterane cyaho ku ishuri, abantu bazaga gusengerwa nimugoroba. Uko nabivuze niko byagenze. Imana ishimwe cyane. Rero nturyoherwe kuvuga mu rurimi gusa, ahubwo usabe ushobore kubisobanura. Mbwira umuvanti usabe uwaziguhaye agufashe kuzisobanura. Narinzi ko ntasobanura cyane, ntararangiza gusoma, ariko yari pause kugira ngo haleluya. Nuko uvuga ururimi rutamenye ku murongo wa 13, nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo ubwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngirene, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge.
wemerewe kuririmba mu rurimi rutamenyekana. Haleluya. Wemerewe kuririmba mu rurimi rutamenyekana. Gorerebo santa yabasi korobosha yabasi. Haleluya. Iyara baba sotorobo shenderebo ya satakaraba. Naba narabasekeje rimwe. Umuntu ayobeye iwacu yasinze akati iwacu ndamujyana mujyanyi we. Ntazi kuko yaba ari umuntu ugenzwa n'ibindi. Mujyanye ntangira gusenga ariko ndirimba mu rurimi rutamenyekana buhoro buhoro. Gorerebo santorobo shikarabasa. Umupapa w'umunyarwanda nukosha yongeye baririmbye ku murindi. Cyo gihe inkotanyi zari ku rugamba. Haleluya. Umurongo wa 16, utabikoze nawe ugashima Imana uyishimishije umwuka we wonyine, umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenya icyo uvuze yabasha ate kwikiriza ati amen umaze gushima? Ku bwawe uba ushima neza koko, ariko wa wundi ntacyo aba yungutse. Shimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana, ariko mu iteraniro aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana, nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishije ubwenge bwanjye kugira ngo nigishe n'abandi. Bene data, ntimuba abana bato ku bwenge, ahubwo muba abana b'impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru. Haleluya. Byanditswe mu mategeko ngo nzavuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga, nyamara nubwo bimeze bityo ntibazanyumvira, ni ko Uwiteka avuga. Nicyo gituma indimi zitamenyekana zitagenewe kubera abizera ikimenyetso keretse abatizera, naho guhanura ko ntikwagenewe abatizera keretse abizera. Nuko rero itorero ryose iyo riteraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana, hakinjiramo abatarajijuka cyangwa abatizera, ntibazavuga ko musaze. Ariko bose niba bahanura hakinjiramo utizera cyangwa injiji, yakwemezwa ibyaha bye na bose, akarondorwa na bose, ibihishijwe byo mu mutima we bikerurwa bikagaragara, maze yakwikubita hasi yubamye akaramya Imana kandi akamamaza yuko Imana iri muri mwe koko. Haleluya. Hari desordre nyinshi y'umugisha, bari bahawe impano nyinshi ariko ntibari bazi ko bifata. Buri munsi agahaguruka umwe abakira urumva akajagari. Paulo yashyiraho ordre. Bamwe rero kubera gutinya akajagari bafashe kote extreme, babuza abantu no kuvuga mu rurimi, babuza abantu no guhanura. Oya, ni nk'uko abayobozi bahaguruka ngo kubera imodoka zigira impanuka kuva nta modoka izongera kugenda mu Rwanda, imodoka zose zifungwe, sibyo? Oya, ureba umumaro, mbwira umva nti wahawe ibyo mumaro. Nubwo hari ababikoresheje nabi, wowe ushobora kubikoresha umumaro. Ndavuze ngo nubwo hari ababikoresheje nabi, wowe ushobora kubikoresha umumaro. Imana ishimwe cyane. Reka dusubire inyuma ku bice 12, mvuge vuba vuba kuri izi mpano. Umwe, hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. Gutangira ku murongo wa 8, umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge ni ubwenge buseruka mu ijambo rivuzwe. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo riza rikemura ikibazo cyananiranye. Muribuka Salomo, umwami Salomo, haje abagore 2 ba maraya, bose bavuga ko umwana ari uwabo. Salomo ati okay, biroroshye, ubwo mwanze kurekura umwe wese avuga ngo nuwe nibanzanira inkota, hanyuma tumucemo 2, umwe ajyana igipande n'undi ajyana igipande. Nyina w'umwana atoya mumuhe basi, wa undi atoya mucemo 2 tumubure twese. Salomo ati nyina w'umwana n'uri uvuze ngo iryo ni ijambo ry'ubwenge.
mu isezerano rishangira ngo ni Yohana 8 bazanye umugore yafashwe asambana bamukubita imbere ya Yesu. Amategeko ya Mose Yesu arayemera, aravuga ngo ntabwo naje kuvana amategeko, naje kuyakomeza, kuko Mose yarayobowe n'Uwiteka, Yesu ni Imana. Haleluya. So amategeko aravuga ngo ufashwe akora iki cyaha agomba guterwa amabuye, agomba kwicishwa amabuye. Sibyo? Yesu ahagarara imbere, ariko kandi yaje kugaragaza ubuntu bukiza abanyabyaha. Ni bya bindi ngo mire umuriro ncire ibiryo. Haleluya. Umwana yariye mugati arashya, baba namwisita avuga giswa, mama narungura. Nyina ati sumeze, nimeze bya moto. Ati suteme, nuteme byakura. Haleluya. Yesu ahagaze imbere yabo aravuga ngo utarakora icyaha, kuko muje gukemura ikibazo cy'icyaha. So utarakora icyaha muri mwe ari umujugunyira ibuye rya mbere. Aranje yinamira hasi atangira kwandika. Haragerageza guspekira akavuga ngo yanditse amazina yabo. Atangiye kwandika ngo bavamo pole ngo hagenda uhereye ku mukuru, kuko niwe wari bafite byinshi, kugeza ku mutoya. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Ndavuze ngo Uwiteka aguhe ijambo ry'ubwenge muri situation urimo zose. Ugirira umumaro umuryango, ugirira umumaro imiryango ifite ibibazo. Bwana asifiwe sana. Undi ndihuta narivugaho byinshi. Undi ku murongo wa 8, undi nawe agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Iri jambo ryo kumenya risa no guhanura. Abantu bakunda kubyitiranya. Guhanura wenda ndaza kwivuga, ariko reka mbivuge n'ubu ngubu. Guhanura kenshi ni ibyejo, ni ukuvuga ibyejo, murabyumva. Ariko ijambo ryo kumenya kenshi ni ibyejo hashize. Guhanura n'ejo hazaza. Ijambo ryo kumenya n'ejo hashize cyangwa nona. Ntabwo ijambo ryo kumenya rikora cyane muri future, rikora muri aho ngaho. Mu byakozwe n'imwe ibice 5 ngira ngo umugisha umaze kuba mwinshi, nta mukene urimo, abantu batanga ibyabo. Couple imwe nayo yiyemeza gutanga, bajya gutanga, ariko bumvikana amayeri. Bazana igipande babikubita imbere y'ibirenge bya Petero, bati yose twaragurishe tuyazanye yose. Petero arabarondora. Numvise ino ariko babyita kurondora. Arabimenya, aramubaza ati ni yose? Undi ati ni yose. Ati kuki Satani yijoje umutima wawe kubesha Mwuka Wera? Ntiyari ayawe, kuki uza kubesha? Ako kanya yikubita hasi. Abantu bajya bavuga ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Yavuga ko Mana, Bibiliya tubwira, subira haruguru ku murongo wa 1, igice cya 5 umurongo wa 1. Imana iho umugisha abo muri media baramenya imirongo ntara. Haleluya. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu, agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Ntabwo bazize gutanga inusu, oya. Iyo ushima gutanga inusu, ushima gutanga byose, ni uburenganzira bwawe. Bazize kubeshya. Petero amaze ati Ananiya, subira haruguru. Agabanya ku biguzi byayo. Umugore wabizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero amaze ati Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha Umwuka Wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Bari bafite ukuntu bumvikanye mu itorero ko bazana byose. Haleluya. Bakabigabanya. Ukifite ntiyari yawe,
kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho. Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu benshi, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya byumvise atyo aragwa, umwuka urahera, ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Umurongo uvuga ngo ubuntu bwari bwinshi nyango ni umurongo wa nyuma w'igice cya 4, sibyo? Niwo nashaka mbere ko tugera kuri ku gupfa kwa Ananiya na Safira. Igice cya 4 umurongo wa 32. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Ubuntu bw'Imana, pana ubuntu bw'Imana gusa, bwinshi. Abantu barakinisha ibintu bakavuga ngo oya turi mu gihe cy'ubuntu, ariko hano bwari bwinshi. None Ananiya na Safira ko bapfuye kandi ubuntu bwari bwinshi, njye nibwira ko bwabaye buke ubu ngubu. Bwabaye buke, kuko baye bwinshi twabona abantu bafunga kiwani, abatekamutwe. Imana tubabare kandi dufashe. Haleluya. Umurongo wa 34. Nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akenye. Na Yosefu Murewi wavukiye Kupuro, uw'intumwa zahimbye Barinaba, risobanurwa ngo umwana wo guhugura, yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Haleluya. Ananiya na Safira nabo barinjiramo, bagira ibintu byo gushaka kugira amanya. Petero abimenye. Imana ishimwe cyane. Petero abimenye, ijambo ryo kumenya. Ejo twasomye muri Samuel wa mbere w'ice 10. Samuel amaze gusuka amavuta kuri Sawuli, arambwira ngo uragenda uraza guhura n'abagabo babiri. Sinzi ko mubyibuka. Ubundi nkubwiye ngo nugenda hari uraza kubona farumasi. Farumasi nta gitangaza, nayinyuzeho kandi guma aho ngaho. Ariko guhura n'abagabo babiri bagenda bari mobile, uko nukumenya kudasanzwe. Haleluya. Nugera hirya urasanga abandi barimo gukora ibi nibi. Yesu yatumye abantu kuzana inyana y'indogoba ngo ayigendereho cyagiye cya Hoziyana. Arabati muragenda musange inyana y'indogoba iziritse na nyina wayo, muzane iyo ngiyo, nimuyizitura harubabaza ngo murayijyana he, mubwire ngo databuja arayishaka. Igihe bateguraga ibya Pasika, haleluya, yaravuga ati mugende murahura n'umuntu wikoreye ikibindi. Iyo nkuru ntayo muzi. Murahura n'umuntu wikoreye ikibindi. Ni gute umenya ko umuntu uza guhura n'undi ari mobile yikoreye ikibindi? Haleluya. Yegudoda nubwo icyarahani rimwe na rimwe akimura, ari ntarimuka. Bwana sifiwe. Ndibuka rimwe twaje no mu bukwe tugera ino saa 5 nijoro, hafi saa 6, muri umuntu wacu tuvanye Bujumbura tuyobora kwa Janvier i Nyamirambo. Icyo gihe niho babaga, turazenguruka turatakanje atubwira ngo kandi hafi aho haba umuntu udodesha icyarahani. Saa 6 nijoro yamaze kwimuka, aranje agiye kutwicara tuvuga ngo ofete mpazi mvuye ku isoko n'amaguru. Ayaye, turamanuka tujya ku Muhima ko Pastor Strataraza aratuyobora atugezayo. Uwo ntabwo yarazi. Ijambo ryo kumenya rirakumenyesha, kandi naryo rizana no kuvuga. Imana ishimwe cyane. Ati muraza guhura n'umuntu wikoreye ikibindi, mumubwire muti databuja akeneye aho asangirira n'abigishwa ibya Pasika, arahita ahabereka. Iryo ni ijambo ryo kumenya.
ijambo ryo kumenya riravuga ngo hano hari umuntu urwaye gutya arakize. Ibyo ntabwo ari ubuhanuzi, ibyo ni ijambo ryo kumenya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ubuhanuzi ravuga yabwiye Samweli, yabwiye Sawuli ati uragenda mu minsi ingahe tuzabona icyo gihe ibimenyetso byose bizasohoza. Ubuhanuzi Yesu yaravuze ngo bizagenda gutya na gutya, ishyanga rizatera irindi. Ubwo ni ubuhanuzi. Imana ishimwe. Turi kumwe. Mbwira umuvandi wahawe iby'umumaro. Ibyo ni ukugira ngo ukomeze itorero. Bwana asifiwe sana. Biraryoshe uzi kujya gukora kurepara ahantu ufite ekipuma zose. Ugashaka tunevesi ugasanga urayifite. Ugasanga ushaka ipensi irahari. Imodoka ikagupfiraho batiri urashaka kuvana ugasanga ufite isipana ariko wafunga ugasanga ni nini kwibura. Kandi agafunguzo kanjye kabaga ahangaha. Ariko twebwe yaduhaye isanduku irimo ibikoresho kugira ngo ugirire umumaro aho ugeze hose. Aho ugeze hose. Ndavuze ngo aho ugeze hose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. 12 tugeze ku murongo wa 9 ngira. Ku murongo wa 9 undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Iyi mpano yo kwizera itandukanye n'imbuto yo kwizera. Mu Bagalatiya 5 bayita imbuto mbe. Murambara ko hari ubwo nkoresha amaterme nize muri Bibiliya y'Ikirundi. Mu Bagalatiya 5:22 Bagalatiya kubanza bimutse muri Bibiliya yanjye ntabwo. Bagalatiya 5. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Yo kwizera ntayo mbonye kandi baho. Hariho fruit yo kwizera. Haleluya. Habaho fruit yo kwizera, hakabaho n'impano yo kwizera. Impano yo kwizera akenshi ni impano iza mu buryo bw'imbaraga. Umuntu agakoreshwa ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ariko imbuto yo kwizera ni icyo umuntu adevelopa mu rugendo rwe rw'agakiza. Akiga kwizera no kwiringira Imana. Haleluya. Akaba hari umuntu byashyuha byakonje arizera. Bwana asifiwe sana. Mwifurije kugira iyo mpano, mwifurije kugira uwo mugisha. Imana ishimwe cyane. Ukoreshwe n'Imana. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Hamwe mu zindi ndimi bavuga indwara muri pluriel, ntabwo ari indwara imwe, ni nyinshi. Bwana asifiwe sana. Yego hari abo usanga boroherwa mu ndwara kanaka. Kurya ibintu byinshi usanga ari ibintu bikorohera. Hari umuntu woroherwa kuvuga Igiswahili, hari umuntu woroherwa kuvuga gukina umupira w'amaguru, undi akorerwa gukina w'amaboko. N'iby'umwuka kenshi nuko. Hari abantu usanga asa n'uwispecialije gukiza indwara zimwe, ariko ntibivuga ko umwuka agarukira aho ngaho. Bituruka kenshi ahantu ari. Kimwe mu bintu nabonye nko muri Vivante, kubera umuntu washumbye yakoreshaga impano y'ijambo ryo kumenya cyane. Nanjye narayikunze ndayikoresha. N'abana nareze benshi barayikoresha. Ariko siyo yonyine, n'ibindi byose nuko. Hari andi matora usanga beksera cyane muri profesi cyane. Uritsamura profesi, wafunga amaso profesi, sibyo? Kubera ari cyo wenda umuyobozi yagizeho cyangwa niyo groupe nini iri aho ngaho. Ariko ntabwo ari ibyo umwuka ashaka kubaha byonyine, ashaka kubaha byose. Umwe ashobora kumuha kimwe, undi akamuha ikindi, ariko byose bikaba mu itorero. Byose bikaba mu itorero. Niho uha bose. Bwana asifiwe sana.
undi agahabwa gukora ibitangaza. Hari abantu bitiranya gukira indwara n'ibitangazo. Ya gukira indwara ni igitangaza, umuntu ukiza atavuwe ni igitangaza, ariko hari ibitangaza. Urugero, amazi guhinduka vino ni igitangaza. Ibyo bitandukanye no gukira indwara, murabyumva? Ariko iyo bagira publicité bavuga ngo muze hazaba ibitangaza. Undi agahabwa guhanura, nabivuzeho. Iki kintu cyo guhanura nacyo gikunda kubamo confusion. Prophecy no kuba profete biratandukanye. Halo? Kuba nzi gutwara imodoka ntabwo bingira umushoferi professional. Turi kumwe? Kuba nzi kwandikira kuri computer ntibimpindura umusekreteri. Halo? Umuntu aritsamura gusa yahanura ibintu bikaba agahita aba profete de nation. Oya, impano na ministeri biratandukanye. Kuba ufite intebe yo mu biro ntibiguhindura umukozi wo mu biro. Bwana asifiwe. Kuba profete birakura bikaba ministry, bituruka ku mpano. N'ibyo nkuko utangira gutwara imodoka ejo ukazayimenya, ugatwara za bisi, ugatwara ibiremoroke kugera Mombasa, bigenda bitangira. Ariko ntushobora gutwara imodoka baguhaye permis ukanya ngo uhite wigira professional driver. Turi kumwe? So guhanura ni impano ifashije cyane, ariko Satani yarayikoresheje nabi kugira ngo iceceke, kuko ni imwe mu mpano Paulo avuga ngo igirira umumaro itorero kurusha izindi. Ni nayo Satani yatobye cyane. Nanjye kuvuga ngo ni bangahe batinya ubuhanuzi ahangaha, nanze kumanika ukuboko ko bamwe twarahahamutse kubera habayemo amanyanga menshi, ariko ni nziza, muyifuze. Bwana asifiwe sana. Ndavuze ngo muyifuze. Nkomera umuvandimwe uti ijambo ryavuze ngo yifuze. Ntabwo ari pastor wivuze, ijambo ryavuze yifuze. Ndibuka rimwe banza ari 9 na 5 na 6 aho ngaho twari tuvuye mu rugo na madamu. Abantu uzi ko nkumbuye kumva prophecy. Nta muntu mperutse kumva hanura. Nindaza guhanura. Ntacyo nahawe. Ndaza ninja mu rusengero. Pastor David yarahari, yaravuye i Kigali, arambwira ati ndayobora wigishe, nkumbuye ko kumva wigisha. Sawa. Hanyuma ndahaguruka mpamagara umudamu umwe, hari hasohotse indirimbo nziza iva Yesu ni wewe virato, arayiririmba. Ako kanya ntangira kuri Yeremiya 29:11. Nzi ibyo nibwira kukugirira, ntabwo ari iby'ibyago, ni iby'amahoro. Umwuka yarahita afatira aho ngaho, ahita namwe ni warayuririra ijoro, Uwiteka araguhojeje. Kumbe bari batinze kubona umwana, ntabyo narinzi. Imana itirabafungurira. Bwana asifiwe sana. Ngendana n'umushumba wanjye yajyaga ambwira, anyigisha ibyo guhanura, akambwira atega guhanura biroroshe nehe. Twe twica ahantu ku byatsi, akambwira ati ucyubwira ngiyo ntebe uti ufite umugisha ko nkwicayeho ndi umwana w'Imana. Satani ntakuvangire, wakira iby'umumaro. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Iyi ngira kenewe. Yosuwa wa undi wahagaritse izuba n'ukwezi. Bwana asifiwe. Wa undi yavuze ati wazuba wakwezi uhagarara nawe wazuba tegereza mbaze ndangiza akazi. Agiye imbere haza abatipe bambaye ibikweto bicitse, imyenda ishaje, ibiryo byagwifira. Araza ati muvuye? Ati twavuye kure cyane, tuvuye iyo twumvise ibintu Imana yabakoreye, tumaze iminsi tugenda tuje kubareba no kubashimira Imana. Turashaka kwifatanya namwe, twe ntabwo dushaka kurwana namwe. Yosuwa arebesha y'amaso y'umubiri, ahita aremera, asinyana nabo covenant, isezerano rihoraho.
agize gutya asanga n'abantu biviriye hano iruhande kuri hano ku ikorosi, arababara kubera adashobora gusubiza inyuma isezerano rya covenant. ahita aravuga ngo namwe muzapfa muri abagaragu bacu. baravuga ngo ntacyo bitwaye, si kizima mutatwishe. ariko ndashaka kuvuga ngo nubwo waba wakoreshejwe ibitangaza, ukomeza uri maso. ukeneye umwuka ugufasha kurobanura. biroroshye cyane. nubwo navuze ngo twagizwe bashya, turacyasubira tukongera tugakoresha sense zacu eshanu. ceceka, tuza, wumve. reka kwiruka ngo bigize gute, ngo Sawuli Imana yaramukunze imuha ubwami atarabukeneye, yaragiye kwishakira indogobe za se. imaze kumuha ubwami, Samweli aramubwira ati tuzabonana rero, nzaza gutanga igitambo. Samweli aratinda. sinzi ibyo bishyikira abashumba nyine, agafatwa n'akandi gahunda, aratinda. atinze, Sawuli ahita ajya gutanga igitambo. amaze kugitanga, Samweli barahageze ati ibyo bintu wakoze ni ibiki? ati abantu bagize pressure ngo umwanya uragiye. reka Imana ikuyobore muri byose. ni byiza twitaho abantu, ariko ntukangwe na pressure. bazasakuza, ukore basakuza, ureke gukora basakuza. wige guhagarara, ushikame. ati ubwami urabwambuwe. Imana idufashe kurobanura imyuka. mbwira uwo muvandimwe, Imana iguhe kurobanura imyuka, kuko imyuka irahari. hari imyuka ahangaha, hari imyuka. nicyo byafashije Pawulo mu Byakozwe 16. haza umugore avuga ngo aba ni abantu b'Imana, babwira inzira nzima, nimubumvire. ngo abikora iminsi myinshi. uzi ko ugera ahantu muri town ukabona umuntu ugushyigikiye nk'uko uti yes. ariko Imana ni igitangaza. nanga bamaze kumenya. akazi karoroshye. kumbe wakiriye ipepo, ugahita umushyira muri timu ngo niwe muzatangirana imirimo aho ngaho, maze akakwereka. undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. izi twarazivuze kenshi, ariko si indimi gusa zo mu mwuka. hari n'igihe umwuka agwa kuvuga izi ndimi abandi biga mu mashuri. niko Bibiliya yatubwiye, bakumva indimi zabo za kavukire. hari ubwo umwuka kumanukira. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. bishobora gukenerwa, Imana ikabigukorera nabyo. undi agahabwa gusobanura indimi. Bwana asifiwe. nabyo Imana ibiguhe. ntabwo mbitinda. Pawulo avuga ngo ndabifurije ko muzivuga mwese. ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana igufashe. Imana igufashe kandi idufashe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. hari byinshi yavuze, kuganza, kuyobora, administration n'ibindi. nahoze ntekereza kuri Mose. Imana yaganirije ngo bajyaga bavugana amaso mu yandi, ariko umuzanira umusaza ufite impano yo kuyobora. sebukwe mu kuva 18. ndashaka kukubwira ngo aho uzageza hose wiga ukora, ntuzarenga aho kugirwa inama. ntuzibeshe ngo ufite impano ngo urihagije. uce bugufi n'abandi bagufashe nk'uko nawe ushaka kubafasha. Imana ishimwe cyane. Yetiro aricara aramureba ukuntu umugabo akora. arambwira ati utakufa we, uzapfa. atangira mu gitondo acira imanza abantu, abafasha bagira gute. arambwira ati genda ushake abayobora abandi, hanyuma bajya kuzanira ibyabananiye. iyo ni impano ya administration irimo ahangaha.
mu Bakorinto ba mbere 12 bavuze iby'indimi, bavuze hari n'indi bavuze ku ntumwa n'abahanuzi, turabibona mu Efeso 4. Bwana asifiwe. Abefeso 4 reka ngusomere kuva ku murongo wa mbere. Nuko ndabinginga jyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Haleluya. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Wabyizeye n'umwe n'igice. Ndavuze ngo yahaye abantu impano. Ntabwo yavuze ngo yahaye abapastori, yahaye ababishopu, yahaye abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanura rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugira ngo ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe ariwe Kristo, ariwo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranwa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umubiri wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Ejo bundi nayo ndumva umupastori muri Nigeria nkunda cyane, umupastori uvuga yitonze yitwa Enoch Adeboye, ngira ngo yamwitiranya na wa wundi Bishop Oyedepo, undi ni Adeboye. Papa umusaza w'imyaka 80 avuga yitonze ariko afite imbaraga. Rimwe umusore araza avuga ati sengera pastor, ndashaka Imana inteze imbere. Undi avuga ati nutera imbere uzashigikira umurimo w'Imana. Ati cyane. Ngewe yakimanuka contribuage araza abwira pastor iby'Imana imukoreye. Pastor ati wibuke gutanga ibyayo. Pastor namwe sinzi ko mwabaye. Nibwo ngitangira ngo ntange. Ariko nibyo wasezeranye. Yari yabonye kontra kugurisha etage 16, inzu ya etage 16. Abibwira nyirayo ko yabonye umukiriya. Nyirayo aravuga ati genda uyigurishe ayo ushaka, jye umpa ayangaye. Amaze gusubiza pastori gutyo, agiye kubwira wa mundi ko umukiriya aje gutanga amafaranga, ngo ati jyewe narakwemere kuyigurisha. Murakina. Izi mpano abantu barazikinishije. Mbifuje kubyifuza ariko mbifuje kubyitonda. Muce bugufi. Nabonye urubyiruko ruhaguruka hamwe bantukira imbere, abana bahagurutse ndeba, bamwe natunze mu nzu ngo kuko nawe yavuze mu ndimi atarantuka.
wahawe iby'umumaro. Ndavuze ngo wahawe iby'umumaro. Kuririmba kwawe kugira umumaro. Ndibuka umwe yakoze ibintu bitari byiza, mpita ntuma umuyobozi muri korale, nturiya muntu mubwire ntaze kuririmba, ntabwo bikeneye ko muhagarikira imbere y'abantu. Nje nsanga barimo kuririmba niwe bashize imbere, bavuga mu Kiswahili ngo naenda kuimba mwenye apende asiage chupa kule. Nicaye imbere, arangije ajya hanze. Ageze hanze aririmba neza, umupapa umwe w'umuzungu arahaguruka arambwira ati wa mudamu we waririmbye neza, ariko Imana irambwiye ngo hari umwungeri wawe, umushumba wawe wababaje, nutabitunganya urabona ikibazo. Yagize ubwoba, kandi abantu bajyaga bamugira inama, wapi, ariko Imana ishimwe ko yabonye ko ari Imana, kuko aho hantu nta muntu hari umuzi. Yarashakishije, mobile ntizari bwakomereye cyane, bagatelefona mu rugo agasanga havuye, undi agatelefona agasanga aryanira, arafunguka. Ndasenga ngo umugisha Imana yaguhaye kugirira umumaro kandi ugirire umumaro n'abandi. Ikibazo dufite none mu itorero ni umugisha wa Mwuka Wera abantu bahawe, kubera abantu batarezwe byahise bikibazo. Niko kajagari kari muri Korinto. Paulo azana amategeko atanya no kuvuga ngo abagore bambare kuko harimo n'indaya. Rero ukamenya utari indaya kubera yambaye. Bamwe rero byahise bihinduka ihame mu itorero, bambara ibitambara. Oya, ni icyo kibazo cya gihari. Cyari ikibazo, harimo n'abahomosexuel, harimo n'ibiki. Itorero ryari ryuzuye umugisha w'Imana, ariko akajagari. Hagera umwanya wa profesi ibyo byari ibindi. Ariko mbifurije kugendererwa n'Imana, mbifurije gusurwa n'Imana. Muri serire Umwuka Wera bamanukire, mugiye kurya ku meza Umwuka Wera bamanukire, uri ku ishuri Umwuka Wera kumanukire, uri muri biro Umwuka Wera gusure, uri muri dushe Umwuka Wera gusure. Imana ishimwe cyane. Twigeze kujya ahantu duherekeje David, Pastor David, ntiyari bwawe pastor icyo gihe, twari turi fiancé n'uyu mukobwa mwiza hano. Hanyuma tujya mu itorero rimwe rya Anglikana, ahantu benshi batajya bamenyera ko ibintu nk'ibyo biba. David arigisha, ashoje gutya hamanuka imbaraga. Umumama umwe muri kwe hari arimo konsa, imbaraga ziramanukira, n'umwana kwibere, ibere rikubita ku mazuru, rikubita. Yicaye gutya wa mumama, undi musore arahaguruka ngaha arabisobanura. It was so sweet. Ndabibifurije mu masamble yanyose, aho mujya hose. Umwuka Wera baryohereza. Habaye akajagari kenshi, mbifurije kubona ibyiza bibahanagura amanyanga yose mwabonye. Rwose muryoherwe kujya mu materaniro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryo kumenya rikore muri serire, umuntu amenye ibintu bikubabaje akwiteho. Haleluya. Amenye ko wiriwe ntacyo uhaye abana, agushire ku ruhande aguha ikintu. Muri serire haryohe, ahakumbure n'ibyo Imana ishaka. Naro ndaganira n'umuvandimwe n'umubwira ukuntu bashiriye isumo mu cyo kunywa. Ngaramya aho ngaho ndavuga n'Imana, ndabizi ko kubw'imibyimba Yesu nakize, ariko nkorera ikintu palpable gifatika. Imana itayohereza umuntu aturuka Icyangugu, yaragiye i Kigali, afata imodoka imunyuza i Bujumbura, araraho. Ahamwe ati nari ngiye i Kigali mu nama nkuru y'itorero ryacu, conference générale hariya Gikondo muri Église Methodiste Libre. Imana nsengera inama n'urugendo, yambwiye ngo nyuri Bujumbura, umwana wanjye bamuhaye isumu, ugiye kumukomeza.
ndavuze ngo Imana ikubakore nk'ibyo ngibyo. Araza abwira avec précision. Mpita ndabyuka ndagenda, umuganga yarambwiye ngo ntabwo uzongera kwigisha kuko ibihaha byanjye byari byarashwanyaguritse. Hashize imyaka 26 ibyo bibaye, ndacyahagaze ndashima Imana. Imana ikuzanira umuntu w'umumaro. Ndavuze ngo Imana ikuzanira umuntu w'umumaro, nawe ugirira undi umumaro. Oh haleluya. Mutoza abana banyu kuzikorera mu izo mpano bihinduke nka bonjour. Impamvu indimi arizo dukoresha cyane nuko arizo twasanze hano hakoresha, ariko nizo mpano zindi zo guhanura, zibitangaza, zo gukiza indwara, mushobora kubyigisha abantu bigakora. Bwana sifiwe. Ntabwo uzabimenya ko bifite utabigerageje. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yampaye umushumba wandetse nkakora ibintu amadega n'iki, ariko Imana igakora. Ndibuka rimwe nagiye gusura umwana ari mu bitaro, nyuze iruhande asanga hari umuntu wundi wapfuye. Baza gutira David imodoka, twe dufite yasu ryamisha intebe zikaba igitanda, agiye kubafasha mushyira ku ruhande. Papa Peter habuze iki? Ati iki kugira ngo uyu muntu azuke. Ati what do you mean? Ndavuga urahari? Nta ndahari. Ahita aramurura. Urumva, icara. Kubera iki Papa Peter? Ndamunanira. Arangije atangira kunsobanurira ibintu byitwa rema, logose. Nawe yari yakubititse. Twagiye ahantu mu giterane bakora akajagari ngo ni ibitangaza. Ava muri icyo giterane avuga ngo ibintu ntabyo nzongera. None ntiyamenya ko afite undi musazi iruhande rwe. So tuva aho ngaho tuza kujya ahantu mu gasengero kamwe gato y'ahantu. Aricara inyuma, aricara arihisha, yicara inyuma, iri inyuma, nanjye ndi iruhande rwe. Timoteyo muri icyo giterane cy'iminsi 3 bari bafite, harimo abana b'abaririmbyi bari baje baturutse mu cyaro. Umwe muri bo yabaye ikiragi, amaze iminsi yarabaye ikiragi, baravuje biranga. Pastor arahaguruka ngo Imana yarayigendereye umukobwa, iramubwira ko izamuvugisha muri iki giterane. Twe twihishe inyuma iyo, umuntu araza afata David ngo ngwino dufashe kumusengera, kandi nawe yamaze kuvuga ntabwo nzongera. Araza ahagarara imbere y'abantu atazi icyakora, ababaye, aremerewe, baramusurprenye. Ati reka twumve icyo Imana ivuga. Again hari umama wicaye imbere yonsa umwana, arahaguruka, yarabasharaba, nimwiyeze bantu banjye. Arangije ariyicarira. David ati hari ikindi dukwiye gukora, reka twiyeze. Dutangira gusaba Imana imbabazi, utubabarire ibyo twakoze bitakunejeje. Tukiri muri ibyo twumva wa wundi w'ikiragi, haleluya haleluya kuri mikro. Uwo ni murage vivant ifite. Ndabisubiyemo, uwo ni umurage vivant. Ntabwo turi itorero ryatangijwe n'umuntu umuteka mutwe. Twagira ubuntu. Je suis fier. Ejo nabibabwiye, twagira ubuntu kuyoborwa n'umuntu muzima. Iri torero rifite urufatiro. Ntimutinye. Imana ibakoresha ibiruta ibyo David yakoze. Imana ibakoresha ibiruta ibyo Yesu yakoze. Muti arayobye. Niba dushiriho Yohana 14:12 tusoza dusenge. Haleluya. Yohana 14:12. Nidushireho vuba media.
Nukuri nukuri. Iyo Yesu yatangiraga iri jambo yabaga agiye kuvuga statement idasanzwe. Nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Ndavuze ngo wemere gukora ibiruta ibyo Yesu yakoze kugira ngo ugire umumaro. Kugira ngo ugire umumaro. Ugire umumaro. Amahanga yose akugirire umumaro. Ninde witeguye kugira umumaro? Haguruka dusenge. Ngomba kono vikima wamida kwihaye. Ngomba kono vikimazi wamida kwihaye. Nyakira mwamida kwihaye. Ngomba kono vikimazi mwamida kwihaye. Ngomba ko nagukorera. Ngomba ko shaka kugukorera Mukiza, aho ntuma hose, aho njya hose. Ndakwihaye shamba kona vinkorera wamida kwihaye. Nyakira mwami, nyakira rebo santa yabakasherebos mwami ndakwihaye. Ngomba kona wikirera mwami. Ikimazi ni ukuvuga igitambo. Shaka kuba igitambo mwami, nguhesha icyubahiro. Igitambo, iyo uvuze ko ushaka kuba igitambo uramwemera akakunyuza mu muriro. Umuriro ntiworoshye ariko azagukoresha nka zahabu. Uzatanga valeur aho ikenewe. Uzatanga icyubahiro aho gikenewe. Haleluya. 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 Aho ufunze amaso yawe mubwira uti ndasabye imbabazi mwami. Aho nayobewe iby'umwuka, aho nabirakariye, aho nabikeresheje, aho nabivuze uko ntari nkwiye kubivuga kubera gukomereka, ndasabye imbabazi. Menye ko ari iby'umumaro, menye ko ngomba kugira umumaro aho njya hose. Ndakwihaye, unyogesha amaraso ya Yesu, ungire igikoresho cy'icyubahiro. Waravuze ngo umuntu niyiyeza uzamugira igikoresho cy'icyubahiro. Nishize mu maboko yawe, umpe gushyiraho ubudasa, umpe gushyiraho itandukaniro. Aho ngeze hari umwijima haba umucyo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndakwihaye mwami, unkoresha uko ushaka. Yesu warankoreye, warampfiriye, wabaye umugaragu ku bwanjye, wabaye umuja ku bwanjye, ariko warazamuwe uhabwa izina rirengeye amazina yose.
ngushize hejuru umwami wanjye, ngushize hejuru umukiza. Nakira izo mbaraga kugira ngo nkubere umuhamya, kugira ngo nkugaragaze aho njya hose. Ntaba ari jye, ariko izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngwino Mwuka Wera, nta wundi nahawe, ni wowe mufasha, ni wowe umuyobozi, ni wowe unyigisha ukangeza ku kuri kose, ni wowe unyibutsa iby'amateka, kandi ni wowe umbwira ibigiye kuba. Ikaze Mwuka Wera, ngwino tujyane, umbere inshuti, nanjye ndiyemeje kuba inshuti yawe. Data, mubwira uti data, nyuzuza Mwuka Wera. Bose barujujwe, nanjye urabasha kunyuzuza. Reka ngusabe ihangane ufatire umuvandimwe uri buryo n'uri bumoso, twexerce iyo mpano yacu. Abatarayibona uvuga izina rirengeye amazina yose, ariryo zina rya Yesu, kugira ngo duhuze umutima n'inama. Wihangane uzamura ijwi ryawe, ntutinye, ndabara kuri gatatu twese turajyana. Nimba utamenyereye gusakuza, wihangane uzamura ijwi ryawe. Biravuga ngo nuko bazamura ijwi ryabo, aho bateraniye haranyeganyega, bose buzuzwa Umwuka Wera. Oh haleluya. Rimwe kabiri gatatu, rebo santa rabasheke rebo. Yesu Yesu Yesu, Yesu Yesu Yesu. Oh Jesus Jesus Jesus. Oh Yesu Yesu Yesu. Abarimo kudukurikira online, imbaraga zigusure nawe nka wa muvandimwe. Yesu 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 Yesu. Oraba boshenda raba ko yabakaraba bashikaraba. Oraba baba 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 bashikaraba babas. Oraraba shikaraba basikaraba sakaraba. Hanura mwana w'umuntu, hanura. Hanura mwana w'umuntu, hanura. Amagufwa be mazima, amagufwa be mazima. Orebo boshenda rebo ko yabasikaraba. Oraba bashikaraba. Orebo yabasikaraba. Ondaraba shikaraba. Shikaraba. Ushaka. Akira imbaraga, akira umugisha, akira gukoreshwa, akira gukoreshwa n'Imana iby'ubutware, iby'umumaro. Ye. Hanura hanura. Oh hanura. Tangira gusaba uzisobanure. Orebosha. Akiriye gukora ibitangaza, akiriye kwizera, akiriye gukiza indwara, akiriye guhanura, akiriye kurobanura imyuka, akiriye gusobanura indimi, akiriye kuvuga indimi nyinshi, akira ijambo ry'ubwenge, akira ijambo ryo kumenya. Akira. Kosharabaya. Rebo shandarabas. Kirabashendere. Rebo kosharabaya. Reka kwibaza ibyakubayeho, irekere muri uwo mugezi. Reka Mwuka Wera kujyana aho ashaka. Reka kwereka amabanga. Reka kuzamure ku rundi rwego. Reka yikorere umurimo udasanzwe. Reka kuvaneho ibyari bigutsikamiye. Reka ubugi bwawe bwongere, ibyo wari ukumbuye byongere. Umunezero w'agakiza wongere. Uribuka umunezero w'agakiza, umunezero w'agakiza. Shaka yabas.
Rebo shakarabas. Rabashikayabas. Rinde rebo sakayabas. Holy Jesus. Wonderful Jesus. Rebo kosharabakayaba. Imirimo, ibimenyetso n'ibitangaza biba umugabane wawe. Imbaraga zo kubohora ababoshwe, ubuntu bwo kuzana benshi kuri Kristo, ubuntu bwo gukemura ibibazo, kuzana ituza hari amakimbirane, gukiza ibikomere. Ya. Umuriro mu biganza, umuriro mu birenge, umuriro mu mugongo, umuriro mu nda, umuriro ku mutwe, umuriro mu magufwa. Fire in the bones. Hari umuntu ukize mu mugongo, uruti rw'umugongo haruguru. Ndetse ni babiri. Bamwe urumva ugihinda umushyitsi, reka kwibaza ibirimo kubaho, umubwira uti reka bimbeho, reka amazi y'ubugingo anembeho. Ibitekerezo bishya, new ideas of innovations. Ibitereko bifunguka, abana binjire, amadiyabete ahunge, amareja kubitwe hasi. Ya. Inzozi mbi ziveho, inzozi z'abapfuye, inzozi z'abapfa, inzoka, inyamaswa ziza kukwica, inka zisazi zirwaye, imbwa zifite ibisazi, inzozi mbi, abantu bakwirukaho n'amacumu n'imihoro. Mwe abadayimoni mwe nimusezere. Rekura abahungu bacu n'abakobwa bacu. Ndavuze ngo rekura abahungu bacu n'abakobwa bacu. Hari abantu bari banumva utuntu tubajomba. Nitukurekure, ubwo bucumu nibuveho. Numvise ubujomba ku bibero, ubujomba ku mavi, ugukira nigutembe, amarimatisme nave, amarthrose naveho, arthritis niziveho. Abantu baracyakira imigongo. Amasengesho yari yarazimye. Uguhora kw'abadayimoni kubw'imirimo myiza wakoze. Guhora nuko Uwiteka nta kindi na kimwe cyemerewe kugutera. Ibijya biza kuguhorera ngo wanyaze wagize iki, nibikurekure. Ubwoba bwo guterwa, bamwe batinya no gutanga ubuhamya ngo iyo utanze ubuhamya ngo uhita uterwa. Ibyo binyoma biveho. Wifuje gukoreshwa n'Imana, Imana igukoresha. Wifuje kuba umukozi w'Imana, ngo bayifuje ikintu cyiza. Wifuje kuba umushumba, bayifuje ikintu cyiza. Bamwe basigaye batinya no kwitanga. Ntitukibona abantu bitanga mu murimo. Umuriro watse, umuriro uratse. Abantu barasurwa nijoro baryamye, abandi bari busurwe ku kazi. Utangira kubona ibintu nta muntu n'umwe akubwiye.
ibintu woherejwe na Mwuka Wera gusa, kubw'igikorwa ugomba gukora mu mudugudu, ugomba gukora muri sosiyete uri, muri kampani urimo, ibyo ugomba gukora ku ishuri uriho, mu cyaro. Bamwe Imana iri iraguhamagara muri iyi minsi, ikintu ugomba gukora aho uvuka. Kosharaba asubira i Galilaya mu mbaraga z'Umwuka Wera, asubira iwabo mu mbaraga. Ndavuze ngo nk'uko data yantumye niko mbatumye, ugende wera imbuto, kandi imbuto zihoraho. Ntabwo wavunikiye ubusa, ntabwo wayobye, ntabwo wibeshye. Urabashikarabas ribarabashenderebosaraba reboreboseke-abasikarabas ribakashikarabaso. Funga amaso yawe. Reboshenderebos. Operasiyo zirimo gukorwa, abantu barimo gukira. Yo, urakoze data, urakoze data, urakoze data. Komeze kutubera Imana, natwe tukubera abahungu n'abakobwa. Uha umugisha buri muntu wese ahangaha, nuri bukurikire inyigisho n'abakurikiye. Uha umugisha ituro rigiye gutangwa, ibya 10, imiganura, amasezerano, intwererano, ibitambo bitandukanye. Mana ubirebe, urebe abantu bawe, ubagirire neza. Urakoze data, urakoze data. Muri twe ntihakabemo umukene. Mana, abantu bawe bamarwe ubukene bwabo bwose, amaproje yabo asohozwe, ibyabo bigende neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.